Some of my friends were not happy for me hari inshuti because they zanjye thought I zitigeze was zishimira joking, amahitamo nagize they kuko thought I was bumvaga ko this nshobora person kuba ndi who gutebya, bumvaga ko ndi umuntu ushobora kuba afite agahinda gakabije, ko nshobora kuba naragerageje gukundana n'abantu ntabonana nabo neza, bakumva ko guhitamo umugabo wanjye byari nko kwisuzuguza. Nanjye nkibaza nti kuki abantu bafite ubumuga nabo bakwiye guhabwa amahirwe yo gukundwa? disability also deserve a chance. Mu isi yuzuyemo imyumvire n'impaka zitandukanye, aho urukundo rukunze gupimirwa ku isura, ubushobozi cyangwa se inkomoko, hari inkuru zimwe ziza zigasenya iyo mipaka yose. Ese waba ufite uwo ukunda kandi wihebeye? Wamukundiye iki? Ubundi se urukundo rwakabayemo ivangura? Iyi ni inkuru y'urukundo rwanze kugengwa n'ibyo abantu batekereza, urukundo rwabonye agaciro ku mutima aho abandi babonaga ko bidashoboka. Iyi kandi ni inkuru igaragaza ko urukundo nyakuri rutareba ubumuga, rutareba aho njyewe cyangwa aho ukomoka, rutareba ibitekerezo by'abantu, ahubwo rubona umuntu nk'uko Imana imubona. Iyi ni inkuru ya Filipo na Susan. Urukundo rwatambutse imigabane rutsinda gushidikanya, rugaragaza ko iyi mitima ibiri igenewe kubana, kwizerana ndetse no guhuza, nta kintu na kimwe gishobora kuyitandukanya. It was perfect, and the evening was full of love. Umunsi dukora ubukwe wari umunsi w'ibyishimo, byari ijoro ridasanzwe. Uwo munsi abadushidikanyaho nibo babaye abakunzi bacu, abadukundaga nabo barushaho kutwubaha no kutwubahisha. And the lovers became admirers. Bavuga ko urukundo ari impumyi, ariko se bigenda bite iyo urukundo rubona ibyo abandi bantu banze kubona? God gave me a message. Imana yampaye ubutumwa irambwira ati, Fili, uyu azaba umugore wawe. Byarantangaje cyane. He surprised me. He said, utakuwa bibi yangu. Yarambwiye mu Giswahili ati, utakuwa bibi yangu, bisobanura ngo uzaba umugore wanjye. Be my wife. Mu isi yacu, aho abantu bakunze kugira imyumvire n'amategeko y'uko urukundo rugomba kuba ruteye, aho bakunze gushyiraho imipaka idasobanutse, nko guteganya ko urukundo rugomba kuba hagati y'abantu bafite imiterere imwe cyangwa se ubushobozi bumwe. Ese nawe ni kubyumva? Ubundi se birakwiye? And I looked at his hands. Narebye mu biganza bye mbona impeta ni nziza cyane. Ndavuga ati, Mana yanjye, sinigeze ntekereza I kabiri. did not hesitate. Naravuze nti, yego, nzaba umugore wawe. You are wedded wife. I placed a ring, and she placed the ring. Twambaranye impeta, duhana isezerano ryo kubana akaramata. Twafashe imodoka tuhita tujya mu busitani bwita Botanic Garden, dufata amafoto meza cyane twese n'imiryango. Byari ibyishimo bidasanzwe. Ubwo nahuraga n'iyi couple idasanzwe, numvaga ntatandukana nabo kubera uburyo babonaga bishimye, baganira, nkumva biranejeje. Nabonaga uko babayeho mu buzima bwabo bwa buri munsi, nkabona bibera nko muri paradizo. Imana ni igitangaza koko, kandi Imana ni urukundo. Niba nawe wifuza kumva ndetse no gusobanukirwa neza urukundo, fata agatebe wicare wumve iyi nkuru. Ariko mbere yuko dukomeza, nagusaba kwanda subscribe kugira ngo inkuru nk'izi zidasanzwe zitazongera kugucika, kuko nta hantu uzajya uzisanga uretse hano kuri Voice of Time TV. My name is Susan Ealing or Susan Jogu. Nitwaga Susan Ealing imbere yo gushakana n'uyu mugabo wanjye mwiza. Navukiye muri Kenya ndahakurira. Muri 2015 naje muri Australia gushaka diplome mu bijyanye n'ubumuga, diploma in disability. Mvuka mu muryango w'abana 7 kandi ndi wa 7. And my name is Philip Michael Ealing. Nanjye nitwa Philippe Michel Ealing. Navukiye hano muri Australia, muri Queen Island. Ndi umwana wo hagati mu bana 3. Susana yavukiye muri Kenya ajya muri Australia, urugendo rurenga ibirometero 12,000, akurikirana inzozi yari amaranye igihe kirekire. Ese wakwibaza inzozi ari izihe? I grew up passionately wanting to Nakuze mfite inyota yo kwita ku bantu batabasha kwiyitaho, abafite indwara zidakira cyangwa se zoroheje. Iyo nyota yarushijeho gukura, soza amashuri yisumbuye muri 2015. Ababyeyi banjye bambaye amahirwe yo kujya kwiga muri Australia nk'umunyeshuri mpuzamahanga. Nishimiye cyane gutangira amasomo ya diplome mu bijyanye n'ubumuga. Nyuma y'amasomo natangiye gushaka akazi nk'abandi bose. Nagiye mu bigo byinshi bitandukanye nshaka akazi, ndetse nanakoreshaga imbuga nkoranyambaga nshaka akazi.
Umunsi umwe ku bw'amahirwe nahamagawe na kimwe mu bigo nari naradepojemo, nuko bampa ikizami cy'akazi. Aho niho nahuriye n'umugabo wanjye, yari mu itsinda ry'abantu bakoreshaga ibizamini by'akazi. Nakoze ikizamini cyanjye neza maze mbona akazi. Nyuma yaho nibwo yanyegereye atangira kunganiriza ansaba nimero, ansaba ko twazahura tugasangira. Uwo munsi numvaga ko ari ibisanzwe pe. Gusa umunsi duhura bwa mbere byabaye nk'aho tumaranye imyaka myinshi. Twari tumeze neza cyane, tugaseka, mbega twumvaga duhujwe n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Kuko sinzi uko nasobanura uwo munsi, nari nishimye bidasanzwe. Hari ababyita ubusazi cyangwa se urukundo rushingiye ku mafaranga, ariko Filipo yavuze ko yarebye Suzana mu maso akabona ejo hazaza he. Yumvise nk'ari Imana imubwiye iti, uyu ni umugore wawe. Yari amaze no kugura impeta y'isezerano igaragaza ko afite umugambi wo kumarana nawe ubuzima bwe bwose. Ku itariki ya mbere yamwambitse impeta maze amenya ko uwo mugore azamubera umugore w'ubuzima bwe bwose. It was on a Saturday. Kuwa gatandatu umwe avuye mu rusengero, Filipo yatunguranye avuga amagambo mu Giswahili maze arambaza ati, utakuwa bibi yangu? Ibyo byankoze ku mutima cyane. Abonye impeta mu biganza bye ndishima pe, ndavuga ati yego, zaba umugore wawe. Byabaye urwibutso rwiza cyane mu buzima bwanjye. Nabanje gusenga mbwira umuryango wanjye ko ndi mu rukundo, ariko ntarabamenyesha ko umugabo wanjye agendera mu kagare k'abafite ubumuga. Igihe twatangaza ko twambikanye impeta, ababyeyi banjye bishimiye amahitamo yanjye. Bari bazi neza ko niga ibijyanye no kwita ku bantu bafite ubumuga, bityo ntibyantangaje. Umunsi w'ubukwe wari umunsi udasanzwe, nubwo umunsi waranzwe n'ubushyuhe bwinshi. Nubwo wari umunsi w'ubushyuhe bwinshi cyane, ariko byari byiza. Ubukwe bwabereye mu busitani hafi y'ikiyaga. Imiryango yari yishimye ndetse duhuza umuco muri Kenya n'umuco hano iwacu, maze ibintu bikomeza kugenda neza. Nyuma yo kwambikana impeta no gusinya, twagiye gufata amafoto, hanyuma twerekeza mu birori byari byuzuye umunezero, umuziki ndetse n'ubumwe. My friends were quite skeptical. Nyuma yo gushyira hanze amafoto n'amashusho y'ubukwe bwacu, hari abatangiraga kunenga bavuga ko ari ukwishakira impapuro zo gutura muri Australia, amafaranga se, yewe buri wese avugaga ibyo ashaka. Gusa ibyo byose ntibyaduhangayikishije, ntitwari twitaye ku byo bavuga. Gusa icyo mukwiye kumenya ni uko turi nk'abandi bashakanye bishimye. Hari n'abavugaga ko tudashobora kubyara cyangwa se ubumuga bw'umugabo wanjye butatuma nshimisha, ariko tubayeho neza kandi turishimye. Ubu tumaranye imyaka 7, twinjira muri 2026, dufite imbwa yacu tuyitaho nk'umwana wacu, kandi ubuzima bumeze neza kandi turanezerewe pe. Ku bantu bose bibaza niba urukundo rw'abantu batandukanye cyangwa se bafite ubumuga rushoboka, ndashaka kubabwira nti urashoboka. Abantu bafite ubumuga bakwiye amahirwe nk'abandi bose. Twe turi abashakanye bishimye, kandi buri munsi dukomeza kwiyubakira inzibutso nziza z'urukundo rwacu. Uyu munsi Filipo na Suzana Ering bamaze imyaka 7 bashyingiwe. Imyaka 7 bagaragaje ko ari urukundo rudakeneye uruhushya rw'umuntu n'umwe. Imyaka 7 bagaragaje ko ibyishimo bifite uburyo bwinshi. Imyaka 7 habaye ikimenyetso cy'uko abantu babiri bahisemo ko umwe nta cyabatandukanye. Gusa ubwo twasozaga kuganira nabo, hari ubutumwa batanze kandi bufite ubusobanuro bukomeye. Abantu bafite ubumuga bakwiye gukundwa, bakwiye guhabwa agaciro, kandi buri muntu wese akwiye guhabwa amahirwe yo guhitamo inzira ze bwite yo kugera ku byishimo. Niba inkuru ya Filipo na Suzana Ering igukoze ku mutima, ibuka gukanda like, utanga igitekerezo cyawe hano muri comment, ubundi utubwire niba inkuru igize ikihindura ku buzima bwawe. Ntibagire gukora subscribe ndetse no gufungura inzogera, ubundi tuzajya tubana hano kuri Voice of Time TV. Gusa ibiganiro byacu byo nakagaruka. Abashimiye.